mureke dukore dushaka ubukungu ariko twibuka no kubakura u Rwanda nk'abanyarwanda bari mu mahanga nimwibagirwe kubakura u Rwanda. Umuhungu bimeze bite? Bakwitande Mwita 2G. 2G TV tag. tag me Tag me. talent go with me. Talent go with me. Yeah. Ozzy King. Show paka last. Umuhungu bimeze bite? Bakwitande Mwita 2G. 2G TV tag. tag me Tag me. talent go with me. Talent go with me. Yeah. 2G bimeze bite? Flex. Ni neza? For Street boy Street boy hano ndi convention center mu kibuga ameze neza cyane. hakuri umubyinnyi. So ntago n'umubyinya ariko njya nkora sa. Umuhungu asa neza. Umuhungu asa neza. Uyu muhungu bamurebe. Uyu nayo ni impano mbabikiye nzayibakubita mu minsi mike nzabereka ibintu biri hano hanze abahungu. Cyane. Bombo Clutch. Cool brother. Kangomeze nshake ikintu bita impano mu bahungu bakuru. Abasaza ni neza se. So Ni neza mwese. Banyita Oze. Ninjye bababwiraga ninjye uzaza nyine nka yamvura y'amahindu. Je gushaka impano mu bahungu bakuru. Sibyo? Uyu munsi ndakomeje dore muri kubona bano bahungu ngiye gutunguramo abahungu deni bahari umuntu ufite impano. Abahungu bimeze neza se. Murakomeye. Ndi umuhungu mukuru rero nkora kuri televiziyo bita Tag Me TV aho mba nshaka impano z'abanyarwanda. Yo brother man. What's up? Simwamaka interview gato se tukadutera sitani nanjye nicaye hagati y'abahungu. Cyo bitwaye. Okay, bakwita ndese. Banyita ngo na Fred. Nkuba na Fred imeze neza se. Meze neza kabisa. Hari impano ufite nimwe se? Keretse njye ndi umuntu ufite impano yo kuramya no guhimbaza. Banzu dutema akantu kagapera mani mu kuramya no guhimbaza. Sinzi ukuntu bigenda ariko urabizi. Wenda kubera ko usa n'umuntu nunguye kandirimba indirimbo itari yanjye ariko wumve ko ari impano mfite n'iryo jwi ryumve. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga ya mirimo myiza twakubonanye. Jeje man cyakoze abahungu nasanze hano man, impano ziri muri uyu muhanda, impano ziri i Kigali, impano zihari mu Rwanda. Ubundi habura iki? Ese ikibazo ni televiziyo nya dufite, ikibazo ni radio nya dufite, ikibazo na presenter bake dufite, ikibazo ni iki? Yeye ibumoso bwanjye mafite undi muhungu mukuru, nshaka nawe nyibwire urambwire uri muntu kimeze bite se, impano ufite imeze gute? Ya amazina yanjye ni King Claude. Ya King man, uri bazina wanjye sinitwa Ozzy King. Number one, the street promoter, the one and only. Yeah. King Claude. Ya nanjye ndi musician. Uri musician? Musician ya. Wango kizamuka. Imana urumva ndayifite. Ufite impano Claude? Impano yo kuririmba. Uri sure? Ya. Uri sure? Ya. Uri sure? Kabisa. Claude, bantu utape hano man. Nkubita makapera ku mpano yo kuririmba. Ya. Barimo mpazi mpana nabo mpazi ngabo bantu sibeza ni babi bashaka kutunaniza bashaka ko tukatira tukarekura reka nibyo ashoboka gabanya iyo nda yawe uzana ku bantu ngurashaka kantu ngaho hanu nguravuga rikijyana reka ngiye mbona ibyawe nanjyana kuko ibije byose murajyana genda gake vuga make man. Aba bahungu b'imihanda ikintu bakundira aba bagenge nta mikino baba bafite. Wumvishe kunesa turasira ngo urumva ko ufite power play, urumva kuvuga ari kijyana, urumva ko uri umuntu ngo wadanje ngo ushaka utuntu kugira ngo playing abahungu man. Nicyo kiboro washaka kubwira abahungu se? Ya harimo abantu benshi nyine washaka kubabwira nyine ngo ibiboro byo kuvuga ngo bashaka ngo babakine ngo bashaka ya hari no kunutegura n'igitaramo usanga n'umuyobozi avuze ngo mane ngo nakantu ngo urabyumva ngo inkoko ibintu nk'ibyo nyine to. Simani mwarakajwe n'iki? Man ibyo bintu giye byambayeho one day nigeze kubikora negura igitaramo mamagana n'abahanzi bakomeye bazwi hara mu majyepfo tu. Kom ni mu majyepfo. Ewana turamamaza urumva ko bikoreshwa amafaranga menshi. Turamamaza abiri ubundi man nitujya tuvuga ibintu tujye tuvuga na fact wamamaje he wamamaje ute kugira ngo twumve koko man
hari ukuntu abantu bagendera mu kigari ari nacyo nshaka kugira ngo abahungu b'umuhanda noneho njye abahungu ngiye gukorana nabo kuri iyi mihanda haboro ngiye gukura impano makuru impano ziri pure kuko umuntu navuga ngo naramamaje ugasanga umugenge yaraje abwira mugenzi we abwira n'undi mani ntabwo ari kwamamaza harimo itangazamakuru ukagenda ukabakubitira boro zawe itangazamakuru rikaba ririzi ukabwira ibigo binini cyangwa ibiboro binini ngiye mbwira wamamaje ute wabwiwe n'iki ko wamamaje nyine kikwemeza ko wamamaje ngo twakoze affiche yes ukafisha ahantu hose none tuvuge nk'aha iyi ni Kimihurura ahantu hose ugasanga ibintu birahari then ukanaka n'icyangombwa ku murenge ukaba ufite icyangombwa ugategura igihe cy'amezi nk'abiri wamamaza ahantu hose hari itangazamakuru igeze ugeramo se kubera ko hari ahantu itangazamakuru ni rike cyane mu majyepfo ariko hariyo Radio Salus irahari ariko hakabayo hari indi radio bita ngo iki hariyo Huguka hariyo Radio Salus radio Huguka hari nimwe wigeze ugeramo by the way mfite n'abanyamakuru kuri Radio Salus shout out brother man from Salus Radio ariko so ibyo nyine ibyo byarabaye kandi zamvune z'abahanzi tu gusa bajye boroheshya nimba ukeneye ikintu kandi ukajya kumenyekanisha bakagusinyira nyine bigaragara ko wateguye wenda mbere y'igihe ko biba cyaba bihagarika bashaka kukubwira ati ibintu kubera impamvu bineye ntago bizashoboka ariko bakakubwira habura byibuza iminsi nka 15 ariko nimba ikintu waragiteguye ukabamenyesha habura amezi 2 uyu munsi noneho kiri bubu uyu munsi bakagihagarika uwo munsi ibyo bintu urumva ko ni risk none mu gitondo bajya kumureba ngo ntago nenzi ko ari wowe ariko ngura byumva ngo igisiga ngo duhurire kwa kanaka ubwo igisiga ushatse kubwani oya neza nk'uko nyine ubumva cyakoze aho nk'umuhanda bafite na serenge mane nyine uraheza tu ntago mwereka kuba bavuga ati na time dushaka kuzahura nka mukina indi service ariko mpush ariko ukavuga ati nk'umuntu mu nganzo yanjye nzamuha mbese muri make mu nganzo yawe niho unyuza kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane baba genge bakubwiye ngo ibisiga ngibiki uravuga ati ahantu nzafatira mic I will keep them nzabakoma kabisa kuko urabona man abanyamakuru baratandukanye nkaho uri umuntu mwiza ndabizi ko nkumva ndanagukurikirana tu gusa we ntago bizi ariko mu bantu bazamura abantu nawe uri mu bantu ba mbere kabisa yeye man ubundi byiza ngo dukora tuzabisanga imbere kandi imirimo myiza dukora ni izatugaragariza niyo izadupresenta tuzagera hose rero brother ngewe ikintu numva nakubwira man ntucike intege akenshi na kenshi iyo dukoze ibintu tugacika intege tukango nuko umuntu atadufashije nyine bo twatekereza ko yadufasha cyata atatendinze mu biboro byacu ku ruhande rwanjye numva ko uko byagenda kose man ikomeza ukore ubundi ugomba kumenya igihe cyose wahinze neza ugomba gusarura bore rero ubwo wavuze ati reka nta kibazo ngenge ngomeze mbakubite brother courage none sabwo nkibaza ngende ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko iyo ugize ikibazo nk'icyo ngicyo ukavuga negura ibintu byanjye preparing ibintu byanjye nge mu gikoni man ugakaranga ukavuga ati naryoheje ngiye gushyira ku meza abagenge nanjye mbagaburiye bumve nyine impano zanjye ukabona abajama batangiye guca ku ruhande ngo none se ngibisiga ngiki mbese bakakudekuraje bagatuma udakora ibintu byawe iyo ugiye stu ukababwira nka gutyo iyo ugiye stu nyine ukavuga ati nanjye ni mazipfa ndababwiye bumvireho man no kuvuga ngo usigara nyine numva meze neza fresh kabisa kuko bindimo narabivuga mba numva ari ikintu kimboshye ariko iyo mbivuze ewana mba numva ari fresh nkumva ndabohotse arende nese nkora nyuma y'iyo ngiyo mbere na mbere yo kumbwira ngo arinde wakoze nyuma y'iyo umaze gukora indirimbo zingahe indirimbo izikoreye amashusho zikoreye amashusho nenye then nukuvuga ngo zose ubundi mfite indirimbo 12 nkunga afite album indirimbo 12 zose ama audio indirimbo 12 video enye cyakoze man muri Uganda wakoreye indirimbo bwoko ki wayikoreye mu Rwanda ujya Uganda kwishutingirayo wayikoreye Uganda full yose bimeze bite nayikoreye Uganda ari audio nyine gutangira zero wayikoreye kwa producer bitande nagazwi cyane utazwi ntabwo bisobanuye icyo mvuga ndavuga ntago azwi cyane ariko muri Uganda arazwi bamwita Abias Bro akorera ari ambarara dukubitemo akantu kagapera kuri iyo ndirimbo wakoreye usuze urugande ndi Muganda uri Muganda dara none bagiye kongubita ikintu cyo bita uruganda nyo
nkubita kandi sawa ndimo neza magaze bwuma magaze nemye ndi mu kazi kose nkora byose kuri buri wese nguba icyambere ni kofi fasha nabo bandi bariho nabi imbere cyane nicyo cyambere icyambere ni urukundo ibindi byose dushyizamwe twabigeraho aho harabaza bakunaniza bakubwira ngo ni wabishobora birashoboka ngo bishaka nisi wayihindura ndakora amabiti ngakora amahiti mugabanye amagambo yanyu mwaho pedi mwe si mubaya ni muzuru ngwigitufa arabika burungi yambaye skati ngaba sajya bete kumunyiga squeeze abe changako abe pangako nortaro barureta nge simbifako njagara nkurabeko uri wagwe zukuka she bombo clat abaleto lutarun bombo clat muzani nambara nkukubita ako zaguva ku bintu simbyitaho simbifako ndavana namenye uruganda simbifako mani nyigisha gusuhuzanya mu ruganda none nzaba Peter next time kwagaranyo yeye nababwiye ngo uyu munsi ni akanya ko kugira ngo za mpano b'abantu bafite impano bari hasi FPO tutabashije kugera radio zitageze abapresenter batageze abapromoter batageze za mpano batabonye nababwiye ngo iri ni itara rya za mpano batabonye aha ni hahandi buri muntu wese ufite impano utekereza man hari ukuntu tugira impano nakunze kubabwira hari ukuntu tugira impano ariko kubera ko tutabonye uko kuyereka kubera ko tutagize amahirwe yo kuyigaragaza iyo mpano ikadupfiramo rero ndishuwa ko wowe ufite impano wowe ukeka ko hari ikintu cyiza wakorera society ikagikunda mbabarira unyandikire kuri WhatsApp cyangwa umamagare kuri 0788 Tag Me TV ije ari igisubizo ku mpano zanyu ije kugira ngo igaragaze impano zanyu ije kugira ngo igaragaze bya bikorwa wakoze mwumvishe nk'umuvandimwe King Claude man yakoze ibiboro byinshi uzi gukora album buriya abantu batazi imvune z'abahanzi umuhanzi kugira ngo asohore indirimbo imwe man byibuze bibaye iminsi mike no kwitanga guke icyumweru cyashira reba kumara icyumweru uri gukora indirimbo uri ku masteringa uri kugira ibiki indirimbo kayisohora imwe nibifata 1 week it's a minimum mfashe rero bari umuntu wakoze indirimbo 12 agakora video enye papa you deserve respect ukwiye respect kabisa imvune z'abahanzi ubundi zibari danje yaje twagega ugasanga hari abandi akavuga ati we ntabwo uri gukora kandi ugasanga hari abandi bari studio nyine hari session y'abandi bantu bari kuri recording ubu njya muri studio namuhamagaye akambwa ati bana ntari ngwino kandi hari amafaranga wishyura mbere noneho urumva wagera ko ati hari abandi nakantu gatoya ndaje mbikurikirane buraho akamukorera ugasanga uraharaye kandi ubwo waje wenda tuvuga uvuye nk'ibutare uje nahe Kigali waruzi ko birangira wenda ejo kazataha usanga umaze iminsi nk'itatu ugasanga utashye utari kodinze n'amafaranga utakiyafite ukazongera ukagaruka ariko bari danje kabisa ibi bintu mamuri basha kubyumva man nge mbaca kwibaza mujye mukoresha mu bwenge man njya nkunda kura boroza ari abapeti bajya bavuga ngo gukoresha ubwenge n'ibisorerwa ariko mba nshaka kumva agaciro k'ibintu mu biha agaciro bingana ikintu iboro by'abana bahungu aba bana bari kuzamuka abana bafite impano bashaka kuzigaragaza ariko ntizigaragare bagakora uko bashoboye ngo bumvikane bagabani no kuvuga ngo urugero naguha nk'ubu nkanje mu rugo ni Nyagatare uyu mutipe hari ingoma dufitanye twagiye muri studio mu gitondo tugiye kuyikoresha igihe barimo kuturikodinga umuriro urabura bifata amasaha nk'atatu naturutse Nyagatare uyu munsi umuriro kwabuze cyane byatewe n'iki urumva indirimbo turayikora mwari mwagiye kurikodingira he twari yari ahepfo Sonatube makara niyo twakoreraga ako muri Capital record Capital iri kuvuga ngo yakoreraga hano Kabeza ariko uburi hano neza munsi ya Classic iri munsi ya Classic Hotel okay mani ngewe imvune z'abahanzi ibibazo by'abahanzi ndashaka kuba umwe mu bahanzi umwe mu bafatanyabikorwa b'imyumvire umwe mu bafasha myumvire no mu bafatanyabikorwa kubabara kw'abahanzi cyangwa se mu gahinda abahanzi bagira akenshi umuhanzi yatabonye ahagaragariza ibiboro bye iyo atabonye amahirwe yo kuvuga ngo Mike byibuze bayimutunga agira ikintu abwira abantu ahora yumva afite nyine ikintu kinini cyo kuzabwira abantu okay akanya ko kuvuga
mani mugire ikintu mubwira abanyarwanda, ariko noneho na za mpano zanyu, agahinda kanyu mukagire gake, ibibazo byanyu mugire za mpano zanyu, ni aha ni wo mwanya wo kuzigaragaza. Zana impano yawe, zana impano yawe uyishyire kuri spotlight igaragare. Noneho za power play mwabuze kuri YouTube bazaga kugukina se cyangwa bazaga kukumva mani, kuko bakunda muzika ntago bazabura kubumva. Rero muririmbe, mucurange mani, boro zanyu ubu ngubu akaniko kanya kanyu. Reka nanjye nange message ku banyarwanda ku ndirimbo yacu muri studio. Wenda mbatema akantu gatoya, ndawe yakumbuza ko izaba ari indirimbo nziza nimara gusohoka kabisa. Irimo wenda navuga nko ku refrain yayo ngo mureke dukore dushaka ubukungu, ariko twibuka no kubaka u Rwanda. Nk'abanyarwanda bari mu mahanga, nimwibagirwe kubaka u Rwanda. Yeye umuhungu arabibukije arabawhituye we, mureke dukore twubaka u Rwanda. N'abanyarwanda muri Ikantarange, muri mahanga, mwe ntara ya 6, Aziya, muri Amerika, namwe mwibuke kubaka u Rwanda, mwibuke kuri kavukire. Cyakoze akantu mani ni fresh, akantu ubunayemo. Kana ka message ku munsi, mureke dukore twubaka u Rwanda we, bombo clamiere. Harahiye mani, mwakoze kandi nishimiye kubana namwe. Undi munsi muzanyonera, uyu munsi nabatunguye, naje mbagwiramo mutaniteguye ariko noneho mbasaba ikintu kimwe, mwebwe muzaneguze mushaka no kuronshinga boro yanyu, mumbwire mbagereho nyine, noneho dukubita ibintu birenze bonfire. Ibintu birenze babone Mungu bari asezera nkubaza Yago, urumva se? Reka nkubaze mama, reka nkubaze Yago. none se icyo kibazo ari tukaza kukimbariza inyuma ya kamera. Reka nkubaze tu Yago upandiki. Okay, icyo kibazo ntabwo ngisubiza. Icyo kibazo ntabwo ngisubiza. N'abandi mushaka kubimenya mwese muri comment mubimbaze, ubundi mbasubize. Okay, urasezera abahungu n'aba abantu bagukureba bakubitira akantu k'agapera ngabo ni bande, ariko numvisha utangiye. Abo ni bande bari hehe ngo tubereke ibyo tuzi, twaje reka ntitwabireka. Yeye ntago twabireka Wapi kuba kubita from Monday to Friday, noneho n'aka weekend abahungu bagiye ugacomekamo, babakubite from Monday to Sunday, nta saha nta kuruka, nani stop. Kuri Tag Me TV nagahoraho. Ikindi mwibuke subscribe. Impano, umuco, noneho ngiye no kubatama akaboro ko kubereka u Rwanda mani. Visit Rwanda ngiye kwihagurukira, mbereka ubwiza bw'u Rwanda, mbereka n'abantu b'u Rwanda. Ciao ciao. Tag Me TV, talent go with me.